Ikaze mwese bakunzi ba Cedric Story TV mu gice cya gatatu cy'unkuru y'urukundo urunera umukobwa wa Boss. Duherukanaje mu gice cya kabiri atubwira ko yasohotse hanze ari umukobwa akurikiye. Ese byagenze gute? Kadukomeze. Nimwajye gukora subscribe mu mwego mutarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ikaze kuri mwese. Ubwo ngubwo rero naragiye murikira wa mukobwa ngiye kureba uwo ari we. Gusa ntiwakumvisha ko nagiye ngategereza ko asohoka. Ariko asohotse twahuje amaso andeba ukuntu antera ubwoba ku buryo natekereje ko nshobora kumuvugisha akantera urushyi, ngahita mpindura inzira nkajya kwihagarika kandi ntanabishakaga. Nagarutse rero mbibwira urunera ko aricyo cyari kinjyanye ari ukuvugisha uwo mukobwa, ariko nkaba mutinya aranseka cyane. Agiye kumuhamagara ndamubuza, gusa nyine byaje kurangira hinjiye umuja muri fani. Yari umukomediye rwose, yarasetsaga birenze, yicarana nabo baraganira. Byagaragara ko ari nk'abantu biganye segonderi bahuye, ngo batangiye gutera joke rero ku buryo basekaga tukifuza kujya kwicarana nawe. Sinzi ukuntu rero yakebutse aba aravuze ngo uriya mukobwa ari kundeba nk'aho yankunze. Ubwo yavugaga urunera. Abarongeye ngo asa n'umukobwa wigeze kuza kunsura yambaye inkweto ndende zifite igitsi kirekire. Uburyo uwo mujama yavugagamo rero twese byaradusetsaga, twisanga twasetse bya hatari. Akomeza gutera ubujoke. Sinzi ko rero yageze aho ngaho abahamagaye urunera, nawe agira isoni ajya kumva ibyo bari bagiye kumwongorera. Arandeba araseka. Umujama umwe muri bo abarambwiye ati ageze amasoni, ngwino nawe wicare hano iminota 3 mutuganirize. Bankuriye agatebe na mitsingi yanjye mpita nicara iruhande rwa wa mukobwa, mpita mubwira ni amusori. Nawe ati amusori y'ikisi. Ubwo nahise menya wa mukobwa, nibuka ko ari wa wundi twahuriye muri resitora. Akaba yarambwiye ko yitwaga Brenda. Badamusubije ni ndabizi ko nyine atari ubwa mbere twahura, nakubonye mbona twarigeze kuvugana nawe muri resitora. Nawe ahita ambwira ati buriya se wanukiraga iki koko? Nanjye ni nyine sinzi uko byaje, gusa narakubonye numva nshatse kukwiyenzaho, gusa nyine amusori kabisa. Nawe ati byararangiye, gusa si byiza nyine kwiyenza ku muntu utazi. Tukivugana aka gatipe k'amabrage kaba karavuze ati twaguranye, ariko sha nanjye ni nta kibazo rwose. Kaba karongeye ngo sibwo fiance wakumaye. Uhasanga urunera yari amaze kumubwira ko ndi fiance we. Mbona urunera abaye serious ati ndabona mitsingi zitangiye kumutesha umurongo, reka mufate dutahe. Mu gihe ari kurwana n'uwo mutipe ngamuvemo, bamfasha agapapuro mu mufuka nandikaho namba yanjye, nongera ngasunikira uwo mukobwa ni ndashaka kuzagusemba baze biri serious. Iyi ni namba yanjye rero uzampamagare. Ubwo yandebye nabi ndaceceka. Urunera nawe yasaga nk'uwagezeho iruhande ahita amfata ukuboko ati dutahe. Ndahaguruka. Nari ndishuba ko umukobwa arafata ku gapapuro kuko atari gutuma shiriwe bari kumwe abona ibyo twari tugezeho. Ngo tugeze imbere mbambwe urunera nti turataha se mitsingi nari mfite icyuzuye. Nawe ati cyangwa urashaka gukomeza? Ngo niyo birangije nanjye ni gukomeza gukurikiza. Urunera yahise ambwira ati reka nceceke ntaribi, reka twicare gatuti uyimwe, gusa nidusubire kuri iriya table twariho. Ariko nyine yasaga n'uwicuze cyatumye dusanga abatipe. Abarambwiye ati nitwongere nyine twita kuri bariya batipe, uzi ko bakeka ko tutazi icyatuzanye hano. Nanjye numva nibyo, nubwo bwa mbere nari ndi kugira ngo wenda yafuye. Dukomeza kuganira, atangira kujya afata mitsingi agasuka mu kirahuri. Bigeze nyuma nawe aba yatsa akantu k'agahenikeni. Ubwo amasaha yagendaga yicuma niko wabonaga agenda ahinduka. Narambika ikiganza kuri table akabageretseho iki. Byatangiye uko rero dufatana ibiganza tukamara nk'iminota 2 turebana. Sinzi ukuntu rero ibitekerezo bibyanjemo. Banamubwiye ni reka twishyure dutahe. Bandamuherekeje kuri kontwari, ahereza umuwaiter inote 3 za 5 ahita amfata ukuboko. Tugiye kugenda uwo museriveri abaramubwiye ngo ko mu gihe tutabahaye changes. Nawe ati nta kibazo yagumane. Twari twakoresheje ubundi amafaranga agera kuri 12. Ntabwo byanungwe kuko kubona musigiye 3,000, kuko nyine uwo munsi nari nabyiboneye ko asigaye afite umutima mwiza. Twarihuse no mu modoka ndamufungurira. Amaze kwinjira nanjye ndinjira. Mpita muhindukiza turarebana amasegonda make, iminwa ntitwamenye ko yafatanye. Ndetse dutangira nyine gusomana. Twarakomeje nk'iminota 5. Mbere amaboko narayaha uburenganzira bwo kugira aho mukora. Sinzi uko ibitekerezo byanje mu mutwe ni ubukweri ngiye gukora ibiki. Nubwo nari shuwa byashobokaga ko wenda afite fiance benda gukora ubukwe. Ndavuga ni ndamutse mbikoze nta mutima mubi yangirira koko.
ashobora kuvuga ko namufatiranye ari hayi yasinze bikaba byatuma nyanga kandi yari agiye kunshakira akazi nkakabura. nta na kondomu nari mfite, ndavuga nimuteye inda nabamusenyeye kandi nta na kashe mfite zo kumutunga. Maminduye mayindi mpita murekura nireka dutahe. Aba ndebye ukuntu nk'umwana nyine bemye igikoma, mba ndamukuruye muzana aho nari nicara impande ya vora mpita ntwara kuko nari nizeye ko yabona ingufu zo gutwara. natse imodoka ndatwara agenda ari kunyobora. Imana ishimwe rero ko nta polisi nahuye nayo kuko nta perimi nari mfite. Tugeze imbere y'igipangu iwabo ndamusezera, abanza kwanga ko naha, mubwira ko bitashoboka kurara iwabo. Arandika mfata moto nsiga ari kuvuza amahoni ngo umuzamu aze amufungurire. Bwarakeye rero ari mu gitondo. Iyi minsi yakomeje kwisunika nta kirenze kigize kibi. Icyumweru cyose nta kidasanzwe cyabaye kugeza umunsi nagombaga kujya kubonana na papa Ornella. Narabyutse ntera agapasi, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, nambara na safari nari imeretse kugura. Ubundi mfata moto numva nambaye neza nk'umujama ugiye gusaba akazi. Numvaga mfite icyizere ko akazi ndi bukabone. Sinzi niba ari uko nyine nari maze kumenyerana no gukora ama interview ndimo nshaka akazi. Nahageze bitangoye cyane kuko narangishije Ornella. Biro yabo rero yari mu nyubako iri hariya ku Kicukiro, nari bubabwire ko yitwa Ornella. Twahuriye hanze, asa naho we hari aho yari agiye, andangira biro ya papa we ahiri. Nanjye ndiyobora mpaka mageze ndakomanga ntegereza ko bambwira ngo ninjire. Ndinjira amaze kumusuhuza ni ahita ambaza ati murifuza ko twabafasha iki? N'ikinyabupfura cyinshi nitwa Jimmy. Nyuma yo kubohereza CV yanjye rero ku mwanya w'umukozi mwari mukeneye, bari bambwiye ko interview ari uyu munsi. Ndapozingamo gake ngo ndebe ko hari icyo nsubiza. Abarambwiye ati tegereza abandi hanze, interview iratangira saa 3. Nanjye ni murakoze, ndahaguruka ndasohoka njya kuba mpagaze kuri floor ya 3. Nari ndimo nyine nitegereza Kicukiro isaha yose. Ubwo byarongeye baramfata nangira gutekereza ko nshobora kubura akazi. Nari nzi ko ari njye ukora interview njyenyine, kumbi offer yari yanyuze mu kinyamakuru. Bidatinze n'abandi bantu rero baje gukora interview, batangira kuhagira. Murabizi namwe ukuntu kampani isigaye itanga akazi, umwanya umwe w'akazi ugasanga bapigana ni nk'ijana. Ubwo rero nabyumvishe ko nta examen yo kwandika yigeze ibaho. Bari baratanze offer bavuga ko bifuza bagomba kohereza CV kuri email bakazihitiramo baza gukora interview. Saa 3:30 zarageze nibwo uwo muzehe yasohotse mu biro bye adusanga aho twari duhagaze ati nimwe gusa mwaje hano murakora interview? Turikiriza. Nawe ati twahamagaye abantu bose batweje CV ariko ndabona mwaje muri bake, reka nze dutangire uko muri kose murahagije. Abarasohotse yinjira mu bindi biro, agarukana n'undi mugabo wari ufite inda nini nyine byeri zari zarakoze akazi. Bageze imbere y'ibiro by'uwo musaza bati muze dutangire. Turabakurikira. Tugeze imbere y'umuryango habura umuntu ujya imbere. Ndiyamenya nyine mpita ninjira. Sinzi izo confidence zavuye, narindi kuzivana nanjye byaranshanze. Babambajije amazina yanjye ndababwira, bamara nk'iminota 2 ntacyo bavuga. Nkeka ko buriya bari barimo basoma CV yanjye ku makompiyuta yabo. Wa musaza baravuze ati ndabona kuri CV yawe bisa naho nta experience mu kazi ufite, n'icyizere cyo waduha ko akazi uzagashobora. Nahise nicuze cyatumye nshyiramo ukuri kose. Ubundi mu yindi makampani nasabagamo akazi, bimwe narabihimbaga nyine twita gukora ibicupuri, ariko nari nanze kubikora kuko nakekaga ko Ornella wenda ashobora kuzaba ari mu bazankoresha interview, cyangwa se akaba yaranambwiye papa we ko nta kazi ndakora na rimwe kuva narangiza. Kumenya rero ko nabeshya, natekereje ko nyine byakwica isura yanjye mu kazi ku munsi wa mbere. Numvaga nubwo bama akazi badashobora kutazizera bamenye ko nabeshya. Badamusubije ni rwose ntabwo ndakorana na company ngo dusinyanye kontara, ariko nyine mu myaka 3 maze ndangije amashuri nagiye nkora ibiraka byinshi bitandukanye. Ibintu bijyanye na construction ndabimenyereye. Cya kigabo cy'inda nini kiba kirambwiye ngo tubwire nk'ibintu waba warakoze wibuka. Nanjye ninakoze amapura y'inzu atandukanye, hariye bubatse aha naha ndabasobanurira. Wari watsindiye isoko nyine n'ijyaha ikiraka nka site investigator, nanabafasha mu kuzamura inzu. Ninjye wakoze design enye n'ibintu
byayizamuye mu gihe cy'amezi 3 twakoranye. Abarongeye ati uramutse ubaye nka site investigator w'iyi company mu gihe uri mu kazi ukaza kubona ko aho tugiye kubaka hari underground water, ni iyihe nama wagira boss? Ndamubwira nyine namugira inama yo gukoresha deep foundation. Akomeza kumbaza ibibazo nanjye ngerageza nkamusubiza uko mbyumva. Minota 15 interview yanjye ibirarangiye, ndasohoka ngeze hanze hinjura undi. Nanjye ndakomeza ndi gusohoka murana Ornella abarambwiye ati wabitsinze se? Nanjye nabitsinze kabisa, kireka nimukoresha ikimenyane mukanyamakazi. Abarasita ati cyangwa urashaka kumpa ruswa ngo tuzakoresha ikimenyane? Ndamubwira ni wapi, njye nabikoze tu. Arambwira ati uri kuri confidence nyinshi rwose, niba wumva bikoze akazi nakawe, gusa nyine usohotse mbere ntiwamenya niba bariya binjiye bari buze kugukurikira, wasanga bari bukora ibirenze ibyawe. Nanjye ni bariya se nabonye bafite n'ubwoba, maze hari habuze n'umuntu winjira mbere babitinye. Abarasize ati nyine dadi rero ntiyapfa guha umuntu akazi atamubonyemo ubushobozi kazagashobora. Uzi ko nanjye kugira ngo angire umuyobozi nahereye hasi amezi 4 ya mbere yarambwiraga ngo ndi gukora stage, ngo nta cyizere cyo kumubera umukozi ndamuremamo. Bangize ubwoba, bivuze ko nubwo Ornella yamvuganiraga uko yari kumvuganira bingana gute rwose batari kumpa akazi natsinze interview. Bandasetse ko numva Sevier wawe arenze. Nawe abarambwiye ati papa akunda umuntu uri hard working, gusa ngiye rwose kubera ko anege mwana afite wize ibijyanye no kubaka, byashaka kumenya niba nkunda ibintu, ngarebe nyine kwihangana kwanjye ngo amenye niba ndi umuntu yagirira icyizere company akazayinsigira amaze gusaza. Nanjye nibirumvikana papa rwose ni genius. Ornella abatangiye kumbwira uko company iteye, abakozi bari permanent ari ifite bari abareshikete 3 bonyine. Yanjyanye rero muri biro yabo, yari yuzuyemo ibipapuro, ku nkuta hari amadesigner y'ibintu bagiye bakora. Nongorwa no kubona zimwe mu nyubako zizwi mu mujyi wa Kigali no mu ntare bo bazikoze. N'umu structure rero engineer aribo cya kigabo kinda nababwiraga cyakoreshaga interview, iyo post niyo bashakaga kongeramo abandi bakaba 3. Bivuze ko abari kubona akazi bari 2, n'umu quantity surveyor na Ornella wari secretary wa papa we, akanakorodina iyo mirimo yose kuko yari yarakoze masters mu bintu bijyanye na construction management. Anambwira ko papa we ari gushaka gufata ikiruhuko, ari nayo mpamvu yongereyemo abakozi ngo umukobwa we atamusigana akazi kenshi. Muri uko gufata ikiruhuko rero agombaga kugenda amakampani yose ayikura mu mutwe akayisigira abana be. Ornella rero tumaze kuganira bihagije ndamusezera, arambwira ati Jimmy ndakora ibishoboka byose nyine aka kazu kabone, nk'uko rero babibabwiye tuzabahamagara ejo. Nuba uri mu batsinze uyu munsi wowe ndarara mbikubwiye, sinakwizeza 100% ariko ndakuvuganira. Biramutse rero bitanaciyemo undi mwanya wose wazatangwa uzabura wawe. Nanjye ni thanks Ornella. Ndamushimira cyane nubwo nabonaga akazi, ariko ndabibonye uri mu nshuti nziza negeze ngira. Ndamusezera ndataha. Nagezeho ndaryama mu masaha 10, nakanguye na phone yanjye isonnye. Narayifashe narebye uware kuko numvaga ari Ornella nahoze nanabirota yamamagaraga. Nyifata rero numva koko ijwi ni ry'umukobwa, mpita mubwira ni bite Ornella? Undi nawe ati ngo bitende. Numva ijwi sirye nti amusori abarasititi ni Brenda umwe watutse muri restaurant. Nanjye Ornella nako bre nukuri rwose ndashaka kugusaba imbabazi, buriya sinari nabonye ko umukobwa ndi kubwira kuriya ari umukobwa mwiza nkawe. Abarasita arambwira ati noneho se abakobwa bari bose iyo muhuye ubigenza kuriya? Uwo Ornella se ko uri kumurota cyane bitebye? Nirengagiza ikibazo cye ko yarambaje Ornella, mba ndamusubije nti iyo nsanze nyine nabo hari umuntu bari basuzuguye kubera akazi akora. Nawe ati ndabyumva uracyanshinja amakosa. Nanjye numva bre amusore rwose ngusabye imbabazi bimvuye ku mutima kandi I mean it. Brenda ati sawa ndabona, ngo nanjye mpita mubwira ndabona utari kubyumva neza, ndashaka kuzagusaba imbabazi turi kumwe ubone ko ndi serious. Mbwira umunsi nzakujyana ahantu nica amande. Brenda araseka ati ibyo uzabimbwire
umamagaje amayinite yawe, saba kandi bayi. Ahita anakupa. Ndaseka aho narindi ndi gutekereza kumuhamagara, fone yanjye ihita vibura gato, yari message ije mu kuyifungura. Yari Ornella yagiraga iti maze kuguhamagara nsanga uri kubivugiraho, gusa nyine you have got a job, congratulations, tegereza call ejo y'umusaza. Ibyo guhamagara Brenda mpita mbyibagirwa, ndahaguruka ndaserebura birenze bimwe bya Cristiano atsinze igitego. Mu gitondo ku munsi ukurikiyeho nabyutse nka saa 3 nditegura kuko nari ndi mu rugo njyenyine kuko Dave yaragiye mu kazi. Ubwo ntangira gutegura ibyo twari kurya saa 6. Ndi muri ako kazi rero nibwo papa Ornella yamamagambira ko ku wa mbere nzaza ngatangira akazi ko natsinze interview. Niho nibutse ko Ornella nyuma yo kunyereza message nigeze muhamagara, mpita amayinite kuri mobile money ndamuhamagara, ndamushimira cyane. Nawe ambwira ko nta kidasanzwe yakoze, kari ibintu buri wese yakorera umuntu babaye inshuti, byongeye kandi bakongera guhuzwa n'ubuzima n'ibindi byinshi. Ndakomeza n'akazi kanjye. Bimaze gushya ndaruhuka gato mbere y'uko ndya. Noboye byose mbamamagaye Eva, ndamubwira niko sha amakuru. Nawe ati ni meza bro, ayawe se? Nanjye ni meza tu. Nanjye noneho se vipi kunyakirije utarimo unuka, uri iruhande rwa mama wawe? Araseka ati zeba mwana, wowe se kuri kuvuga wishimye ukuntu waturaguye Diamond? Nanjye ni wapi tu, ariko bijya gusa nabyo. Nawe ati mama makuru neza petit frere, bivuze ko se watse ubugiye kuduha akarori tugaserebura tukanarya abana? Bandasetse ubundi muha amakuru yose ukuntu nongeye guhora na Ornella. Nari narabihishe na Dave twabanaga ubwe, maze kuyimubwira no kumunyumiriramo uko byose bimeze. Muri make abarambwiye ati Jimmy uri umunyamahirwe kabisa, congrats. Nanjye nibawe mu brother. Eva tambwira naguca ku ruhande ati akazi katangiye ryari se? Nanjye ni wape ntago ndagatangira, nzagatangira ku wa mbere. Eva arambwira ati Jimmy aho rero ntugomba kubura ubwenge, bitazakugendekera nka yimwe bya cya gikobwa kindi niba ari Jesse ukabura inama n'ibyuma. Nanjye ni gute se murezi? Ibi ni amahirwe mbona, nta kindi nabikoraho. Arambwira ati wowe kora ibishoboka byose Ornella umutera inda, ubundi ubumukwe mu baherwe Moscow. Hashize nk'ibyumweru 2 nangiye akazi. Nari maze kumenyera strategy ya company yose, maze kubimenya byose mbifashijwemo na Ornella ndetse n'izindi nshuti nahise mahurira nazo. Navuga nka Eric wari umaze kuba inshuti ikomeye, twari duhuje byinshi. Mu bantu bose twakoranaga niwe bisa naho twahuje kandi duhura duhuye. Nawe yambwiraga ko yari yarabuze umuntu yisangaho muri abo bakozi bose, wasangaga ari abantu mutapanga ibintu bitajyanye n'akazi ngo bicemo. Niwe muntu wenyine rero byashobokaga ko muganirira ku by'abakobwa. Yari umunyabirori, buri weekend yabaga yatwitse. Yari afite umugore bamaranye imyaka 2 ariko ntibyamubuzaga kuryoshya. Byaransitsaga rero ukuntu muri ibyo bifite byose yidefendaga avuga ko, ambwira ati njye sinigeze mbona umwanya wo kurya ubuzima nyiri muri kaminuza. Umwanya munini nari narawumaze rero mu masomo ngo nzarangize mfite amanota meza, mbona akazi keza. Ubu rero amafaranga ari kuboneka, niwo mwanya mwiza wo kuyarya nkarya n'ubuzima. Umunsi umwe rero hari association yashakaga kubaka ikigo cy'amashuri. Bari baduhaye offer yo kubigira umushinga pura nyine y'inyubako y'iryo shuri. Department ya barishketi bari barakoze akazi kabo ko kubakorera pura. Boss rero papa Ornella ningere yahisemo nk'umuntu ugomba kujya kubasobanurira ko ibintu bimeze nk'umuntu ari kuzakurikirana iyubakwa ryayo. Baramutse rero baduhekera kanyuma yaho. Uwo munsi naje nateguye document zanjye zose, plan zose bazimbaye. Ne nambaye ishati nyine y'umweru, natebeje noneho nk'umudiplomate na tise na shongo y'umukara nziza. Mu bwa mbere nari ngiye gukora akazi nkako, ariko nari mfite confidence k'akazi ndagakora neza. Ninjiye muri sale ntegereza ko bansangamo ndi gufata modu neza. Bidatinze hinjira abantu bagira muri 12. Yari komite y'association n'abajyanama bayo. Nyuma yo kubasobanurira nangira kubasobanurira me kuri pura. Nyuma yaho nangira kubabwira ibisabwa ngo ishuri ryabo ryubakwe nk'uko bari barabitwishyuriye amafaranga asabwa, ndetse nuko imirimo ari kuzakurikiranaho n'igihe bateganya ko rizarangira. Nyuma y'amasaha 2 mbasobanurira, baniza amatwi batangiye kumbaza ibibazo rero
natashye ndi proud ko nasubije neza. Harimo mama rero wabazaga cyane bituma nkeka ko ari perezida wabo. Babazaga ibibazo kumva ko ari abantu basobanutse. Nkeka ko ariyo mpamvu biyemeje gushora amafaranga menshi ngo bubake ikintu kigezweho, bakorane na company ifite experience. Bidatinze inama bararangiye, nsiga bagiye gukora akanama. Muri ako gasariro kacu ngo bafate umwanzuro. Ubwo mpita njya muri biro kwa Eric nsanga ari gukora kuri plan y'inyubako iri mu zigezweho muri uyu mujyi. Ambonye ahita arambika byose ati amasaha yo kuruhuka yaranageze, reka tujye muri restaurant ugenda umbwira uko byagenze. Ubwo tugenda nyine mubwira byose, twinjira mu karesitora abakozi ba company bose bakundaga kuriramo. Tumaze nk'iminota 10 twicaye, wa mugore abazaga ibibazo cyane. Mu nama abarinjiye no kuri table twariho aradusuhuza, arambwira ati twari akantu se nshaka kukubaza, ntibyashoboka ngo umwanya tuganire? Mba ndamusubije ni nubone ndakeka winjiye hano hari ikintu uje gufata, wakicara kuri table ngasoza nkahagusanga. Abarikirije afata table yari kure yacu. Ubwo nganira gato na Eric, nsoje ibyo narimo ndya, ndangije nsiga Eric ari kuri mitsingi yari ari kunywa musanga aho yari ari uwo mumama. Ariko nyihagera nyine abarambwiye ngo ntacyo kunywa wafata se ngo tuganire. Natekereza ko ndi kurya njyenyine, nanjye nanga kumusuzugura na kasitoro. Sinzi uko rero nasubije amaso aho Eric yari yicaye muza amaso na Ornella ari kwinjira. Anyicira akajisho ndaseka, nongera gutega amatwi uwo mugore. Abaratangiye ngo nabonye uri umuhanga cyane, aka kazi rwose ukamazemo igihe kingana iki? Mba ndamubeshye ni imyaka 2. Abarongeye ati none se amafaranga iyi company guhemba ubona ahagije? Nyibitekereza nahise ndeba aho Ornella yari yicaye, gusa n'ubundi sinari kumubwira ko adashimishije. Bamusubije ko uhagije cyane kandi ushimishije. Arongera ati ubu se wakongera umushahara wawe, nubwo ubona uhagije ntiwakorana natwe ko nyeneye umuntu wadufasha kuzamura company yacu, kandi nabonye uri umuhanga cyane. Ndaseka ndamubwira nti sinzi ko byakunda, uretse n'umushahara rwose aha habaye nka famiye, nayindi company neganya gukoramo hano bataranyirukana cyangwa se ngo kontra yangirangire. Koperative yanyu nabonye muri abantu beza kandi basobanutse, ariko sinafata risk yo gupfa kureka akazi gutyo. Birumvikana sinari kumwemerera, kandi ndishoba ko nawe ubwe nubwo yari kunyongeza tutari gukorana neza. Nawe yari kumva ko nyine haje undi undenzeho akanyongerera amafaranga, nawe nari kumukatira. Ikindi kandi ntawamenya wanasanga ari nakoranaga na company yacu, akaba ari mu buryo bwo kungerageza ngo bumve ko ndi umukozi. Nkarimo koko nkarimo, nubwo ubuhanga nyine ngewe sinanabwibonagaho. Abarambwiye ati oya, siri association ni company ya, reka nyine nyite company yanjye, bitansaba kugusobanurira byinshi. Buri cyo mvuga ndikiriza, nsa n'umuntu utegereje kugira ikindi ambwira. Kubw'amahirwe abatangiye kumbaza utundi tubazo tujyanye n'imikoranire ya company n'amasoko ijya itsindira. Ibyo mbona ko ari ngombwa nkabimubwira. Ibyo mbona nk'amabanga y'akazi nkamubwira ko nta makuru mbifiteho. Bidatinze rero abanyatsinama, nyuma yo kuyimuha ndamusezera njya gusuhuza Ornella. Barambwiye ati congratulations kabisa, bahoze badushimira ngo wakoze great job. Nanjye ndaseka ni thanks, gusa ni ugushimira company ibitaba imikorere myiza nuko abakozi bose baba baharanira iterambere rya company. Ku bwanjye rero nta kintu nari gukora iyo namwe mutahaba. Abarasetsa arangije arambwira ati harya nuzi koga? Nihita imitima namubwira nti hari aho ushaka ko tujyana koga se? Eric wari ukicaye aho ngaho abarahagurutse, yari atangiye gukeka ko duteretana nyine. Nkeka ko ariyo mpamvu yashakaga kuduha umwanya. Agihagurukana Ornella abarahagurutse ati niba musubiye mu kazi reka tujyane ngende nkubwira. Nanjye ninguteze yombi. Eric ati numujyane Gisenyi nanjye uzambwire mbaherekeze, nzababera agafotozi. Ornella barasitse cyane ati kandi warasaze rata Jimmy, tugiye kukohereza ku Gisenyi gukonstructinga umunara ugiye kubaka mu mezi 3. Ni projet nyine izamara amezi 3, ariko turacyabyigaho, ntiturafata nyine umwanzuro. Gusa ukwezi kurashije batangiye kubaka. Be rero anytime ushobora kumva twubwiye ngo ejo uragenda. Byagaragara ko Ornella ari kugenda ahabwa ubuyobozi bwose bwa company kubw'akazi papa we yari asigaye akora kari kake ugereranyije n'uko mbere cyari bimeze. Banamusubije ni anytime rwose ndi ready to. Turatwinjiye muri biro tuganira, Eric akubitaho blague tugaseka. Buri wese nyine amaze kwinjira
aho yakoreraga mbanangiye gupuraninga uko imirimo izakurikira y'iyo nyubako bari bagiye gutangira yari kugenda. Hashize nk'isaha numva mu mutwe bitangiye kwicanga, mbafashe fone mfungura WhatsApp ntangira gusubiza message zose, banguye kuri namba nari mbonye bwa mbere yanyandikiye ngo hey, gusa mbona ifoto iriho ya profile ni umukobwa nsa naho muzi. Bangiye muri contact info nyishyizeho status igira iti happy birthday my daughter, bivuze ko atari uwo mukobwa wari unyandikiye. Ndamusubije nti hey, ako kanya ahita anyandikira ati ndabizi ntiwamenye, ni Anne umwe mwahoze muganira muri kantine, wakoze cyane. Bituma ngira amatsiko cyane nsubira kureba ya foto ngo menye kuko niba uyu mama yari mama wa ex wanjye Jessica niwe wari ku ifoto ya profile ye. Ubwo mba namusubije nti ndaza kureba, biraterwa na stress ndarangizanya akazi, ni numva mfite forume z'ibirori ndaza. Nawe aransubiza ati biranshimisha cyane nuza, ndashaka kukwereka mu nshuti zanjye muri business ya biriya mukora, ntawamenya hari n'igihe byazakugirira akamaro muri future. Nanjye ni ndakora ibishoboka byose fete iraba nahageze. Bitamubaza ndetse fete irabera hehe, ambwira hoteli nyine nza kumubonaho. Maze kubona iyi message ndongera reka phone mu mufuka, akazi bidatinze kaba karangiye. Proje nari maze gutegura njyanira unera ndamusezera njya kureba Eric. Turi gutaha barambwiye ati navuye home nserereye n'umugore, ndumva nashaka kuhagera hakiri kare, reka turebe aho duca tunywe rimwe tubone gutaha. Ubwo twinjira mu modoka tugenda nk'iminota 20 tujya ahantu Samuya i Remera, dufata irya mbere irya kabiri. Phone yanjye birasonnye nk'uko mbiketse kuko nasanze ari Anne wa mugore urumamagaye. Nyimufata ahita ambwira tugeze heze, nanjye nireka mfate moto nzi. Ku bw'amahirwe hahita hinjira umugabo wari wareganye na Eric, batangira kuganira ibyo mu bihe byabo, nanjye ndimo kumara mitsingi yanjye. Basezeraho nakoze ikosa ryo gusiga Eric wenyine, mubeshya ko nyine hari umuntu ngiye kureba ko nibishoboka ndaza kugaruka. Mfata moto ngezeho mama yari yandangiye imbere y'iyo hoteli, rero ndamuhamagara araza aransuhuza yishimye bya hatari. Arambwira ati numva gutari bubyemere, urakoze cyane, nkunda abantu batica gahunda. Nanjye ninarinze ko urandakarira ko natinze. Arambwira ati oya, ibintu nakubwiye nyine uyu munsi, ubu se narakara meriho ko nawe ufite utundi tuntu ugomba gutunganya. Amaze kuvuga gutyo abanyibukije ko ari wo munsi twamenyanye. Mpita ntangira kwibaza ni ese bite byanjye umuntu duhuye bwa mbere akantumira mu birori ngahita nza, nasaze cyangwa hari imiti yanteye? Wasanga ari uko ndabonye Jessica baziranye, reka njye kwinjoyinga sakindeza yabyara ikindi. Ahita yongera hati reka twinjire rero, ahubwo hamaze nk'iminota 20 batangiye. Ubwo turinjira, nibagiye kubabwira amamodoka nyine nasanze aparitse aho ngaho, za V8 za Benz moteri ziri karasi nyine ama Range Rover. Byashobokaga ko ari njye muntu uciriritse wari uje aho ngaho. Tukinjira ahanatangira gukora amapresentation, hari aba businessman nyine bakomeye, abadepite. Ubwo nicaye muri abo bantu bakaze, ni amahirwe nigeze mbona yo kuganira nabo kuko abo twari mu kigero kimwe nta bari bahari ngo ndebe ko wenda nabona namba y'umwe mu dukobwa nyine twabo basaza baki. Uretse nyine umwe wansiteho ngiye kuri toilette, bituma nyine tuganira, yitwaga Emmanuel. Amanamba muri ubwo buryo rero nk'uko nari nabiketse, Jessica niwe wari wageze anniversaire. Nakoze ibishoboka byose niyambona. Icyo nakuyemo mu byo yavuze ni ugushimira uwo mumama Anne wari wamubereye nka mama yo, kuko ngo guhera yatangira kaminuza ari we wamufashaga. Famiye yose ngo yiberaga hanze, bivuze ko Anne atari mama ye nk'uko nari nabiketse, yari murumuna wa mama we. Alex nawe namubonyeho ukuntu nkeka ko ari we bari bafatanye gukata gato. Niba yaranamweretse famiye nabyo nari nzi kuko nasanze byarangiye bidatinze. Amasaha aba arihuse, abasaza n'abakecuru nyine abantu bakuze batangira gutaha ngo bahe umwanya abana biryohereza. Ubwo Anne abarambwiye ati reka dutahe nyine, ndumva nameze neza, nifuza ko wangeza mu rugo. Ubwo ndamwemerera turataha, ambwira ko iwe ari Nyarutarama. Mu modoka rero dutaha twaje guhagarikwa na polisi batwaka ibyangombwa. Nta perimi nari mfite, gusa sinzi ibyo babwiye, baratureka turakomeza. Turi kugenda abarambwiye ngo hari abajura bafashwe ejo
bari bitwaje imbunda nyine ngo biba banki bashaka kwiba, niyo mpamvu rero ngo umutekano wakajijwe. Ibyo bintu rero nari nabyumvisheho mu kazi, ariko kubera ko ari ibintu bidasanzwe mu Rwanda bifata nk'ibihuha, niko rero namushubije. Abarambwiye ko byavuzwe no ku maradiyo. Bidatinze aranyobora, tuba tugeze ku gipangu cye, tuvuze honi, umuzamu aza gufungura. Maze guparika nsohoka mu modoka, banamusezeye ahita ambwira ngo ihangane urari hano, burije cyane, sinzi ko wabona na moto yo kugucyura, sinshaka ko ugira ikibazo uvuye ahangaha. Ubu si ijoro koko nakwemera ko ugenda na biriya bibazo byabaye rwose. Ndagushimiye tubanye muri kino gice cya gatatu cy'urukundo urunera umukobwa wa boss. Ese urakeka Jimmy ari buze kwitwara gute? Ese remera kurara kumwe mu mama bamaze igihe gito bamenyanye? Kugira ngo uzacishire amatsiko ntuzacikwe n'igice cya 4. Nibagirwa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, tuzahure mu gice cya 4 cy'inkuru yacu. Ikaze mwese bakunze ba Cedric Story TV mu gice cya 4 cy'inkuru y'urukundo urunera umukobwa wa boss. Dukomezanyije na Jimmy. Mu gitondo nabyukijwe na alarm nari nasize muri telefoni yanjye. Ubwo byari saa 11:40 ngo nakererwa ku kazi. Mpita nibuka ibyavuye mu ijoro, nangira kwibuka ukuntu byatangiye. Natangiye kwibaza niba ari njye wabikoze cyangwa atari njyewe, kuko siniyumvishaga ko ibyo bintu nabikora, ndetse nkanabikorana n'uwo mugore wandushaga imyaka myinshi cyane. Ntabwo nari nigeze ntekereza ko byazambaho ku muntu duhuye bwa mbere, umuntu ndusha hafi imyaka igera kuri 18. Natangiye kwibaza ni mu bintu koko natekerezaga nagiye kwinjira mu bintu by'abashogamakweri. Ibintu nakuze nyiri umukene mbikoze maze kubona akazi keza. Nta kuntu nari guhunga ibyo bitekerezo, gusa nabonye ntacyo nahindura ku byabaye, mpita mbyikuramo nishyiramo ko ngiye kurwana nuko bitakongera ukundi. Ndahagurutse njya muri douche iminota 3, nari ndangije koga, nditunganya, ndambara, ndasohoka. Nyigira muri salon bitana na Anne ku muryango, ahita nsuhuza asa n'ufite isoni. Banamubwiye ni kuzindutse cyane se, nimunseka kuko nari nabuze icyo mubwira. Nyuma ibyari byabaye iryo joro nge nawe, kuko nari nisanze twararanye. Nawe ati narinje kureba niba wabyutse ngo nkubwire udakererwa ku kazi. Aba yongeye ngo karibu muri salon ngo ufate breakfast. Ubwo tuba turakomeje no muri salamanje. Sinzi uko nahindukira rero mbona muri salon umukobwa uryamye mu ntebe asinziriye, ubona byose ntacyo bimubwiye. Bambajije Anne, uriya mukobwa yari hariya muri salon se? Nawe ati ni Jessica, umwe wagize anniversaire nijoro. Sinzi niba yatashye sangahe, gusa wasanga ari yasinze akaba yabonye hariya hasa no mu cyumba cye. Mba ndasetse ni sinzi niba ijwi ryanjye rero ariryo ryamukanguye. Ngiye kubona mbona asa n'uwubutse areguka, abarayuye ku buryo yaza kuba atwite wari kubona imisatsi y'umwana mu nda. Yari amaze nk'umwana w'imyaka 10 bavanye mu bitotsi nyine. Abarahagurutse, Anne abamuhamagaye ati Jessie, abarikanza arongera ati jya gukora mu maso uze ufate breakfast, ndabizi urashonje, ubundi uryame hari ikintu kiri mu nda. Abaragiye asiga ndi kuganiriza tante we. Amara nk'iminota 10 baragarutse, tugikubitana amaso ati Jimmy ni wowe? Anne abarikanza ati muraziranye? Mu mutima ni kumenyana gusa, twanakoranye kenshi bimwe twakoze iri joro. Nanjye ntitwariganye imyaka 4 yose, gusa kugeza ubu ngubu wabonaga Jessica asa n'umuntu uri kurota. Anne baramubwiye ati kuki utari wambwiye ko uziranye na Jessica ukigera hano Jimmy? Nanjye ninabonaga naho nabihira, reka mbanze nyine musuhuze ibindi arabikwibwirira. Ubwo abaransuje nyine tubazanye amakuru bisanzwe. Hashize akanya Anne abarambajije ati ako se Jessie, ufite ikihe kibazo ko muri iyi minsi uri kwiyahuza inzoga cyane? Abanyibukije ko tugikundana yasomagaho gake, yari umuntu nyine twahuraga nasinze akamara nk'icyumweru ansaba kuzivaho. Abaramusubije ati aha tante, nuzo utubazo mfite? Ndumva nameze neza. Mu kanya maze kugarura mba ndamubwiye nti byaba byiza rero uzivuyeho kuko utazishoboye. Aho kugira ngo ansubize abahinduye sije ati Jimmy, ndabona umeze neza kabisa, warahindutse. Mba ndasetse nti
nawe wabaye mwiza cyane. Ane aba arasetse ahita ahaguruka, tumukurikiza amaso tureba aho agiye. Nabonaga ko atari bunyumve, mbambajije Jesse nti nizere ko Alex agufashe neza kuruta uko nabikoraga. Aba yubitse umutwe ati yapu, nizere ko nyine wabonye akazi. Igisubizo cyanyeretse ko atashaka ko dukomeza kuganira kuri Alex cyangwa se ibihe byashize, byashoboka ko bitari bameranye neza. Nanjye nurashaka kukandagira se? Nawe ati nakubariza tu, gusa nyine nanakurangira. Numvise nshaka kumwica mu mutwe, mba ndamusubije nti ndamutse se mfite akazi keza wangarukira. Nagiraga ngo mwumvishe ko icyatumye dushwana ari amafaranga, ari nayo nyine n'ubu asa n'uwitayeho ambaza. Aba aracecetse ku bw'amahirwe kuri we. Ana baragarutse, mpita mpagurukane, reka mbasezere rero nakererwa mu kazi k'abandi rwose. Ana ati nta kibazo Jimmy, kandi wakoze cyane kwitabira ubutumire bwanjye, ubu urisanga mu rugo. Jesse nawe ati sinde buguherekeze rero, urabona ko nameze neza, gusa nyine byaba byiza umpaye namba yawe nkazakuvugisha. Mba ndamusubije nti namba yanjye ntabwo yahindutse, kandi yawe ndacyayifite, nzakwihamagarira naribi. Ati fusha urayifite? Nzunguza umutwe nikeza mu ikiganza, ndamusezera arasohoka. Ana aramerekeza, tugeze hanze barambwiye ati witondere umukobwa wanjye Jimmy, sinshaka ko. Ubwo nahise menya icyo ashatse kuvuga, nzunguza umutwe nikereza, arangije ati wakoze kandi amusore ibyabaye siko nari nabipanze, nta mugambi wo kugusedubiza nari mfite rwose, reka tubyibagirwe. Bamuciye mu ijambo ni sawa nta kibazo, ni amakosa yanjye amusore. Yitsa umutima ati reka tubireka, ahubwo akereye amafaranga ni transport n'amande niciye ku bintu ntumye unyuramo. Mba ndamuhakaniye nk'uko nabishakaga ko ahatiriza abarampendahenze ngo nyafate. Yari umufungo w'amafaranga menshi ku buryo iyo atampendahenda nari guhita nisubiraho nkayamwaka. Ndayafata mbika mu mufuka, ntabwo nigeze nyabara. Tugeze ku gipangu aransezera asubira inyuma, nsuhuza umuzamu, mfata moto yari hafi nerekeza ku kazi. Mu kazi nta kidasanzwe cyabaye. Uwo munsi ari kuwa gatanu, papa wa Orunera noneho niba uraje anyibwirira ko kuwa mbere ngomba kuzarara i Gisenyi. Amereza ibaruwa anambwira ko misiyo ayo bari kuzama azagera kuri konte ejo bukurikiyeho. Ambwira ko igihe nzagendera bindeba, ko we icyo yapfa ari uko azabona raporo ko Maridi natangiye akazi. Nyamara kuhava nahise mbwira Eva ko ngiye kuza i Gisenyi ngo anyitegure. Uwo munsi rero nageze home mpita nzinga utwanjye. Ba Dave ndabasezera, mbabwira ko ngiye kuryoshya i Gisenyi. Ambiance ya weekend ku mazi sinari kuyigutwa, kandi mfite ku mufuka 100,000 Anne yari yamaye. Nerekeza Nyabugogo, mfata bisi nicarana n'umukobwa mubi mu maso, ariko ahandi ateye neza nyine. Tugenda tuganira amasaha 3 ambera make, mukuraho na nambaye. Gusa ikibazo nuko nibukaga kuza kuzamuhamagara bikaba ikibazo. Ngeze i Gisenyi rero mukavumo ka Eva yagakirije amabyeri menshi cyane. Sware tujya kuri karabu. Ikintu cyanangaje aho ku Gisenyi nuko umunsi wakurikiyeho nabonye Brenda yasohokanye na papa wa Orunera ku mazi. Wakwibaza uti byagenze gute kugira ngo mbabone, cyangwa se babyifashemo bate duhuje amaso? Dore uko byagenze kugira ngo nsange papa Orunera ari kumwe na Brenda basohokanye ku mazi. Hari dimanche, ubwo nyine Eva yanyunguzaga kujya ku Kivu. Twahageze mu masaa 8, hari ku zuba rimwe ry'igikatu cyane. Nyuma rero twinjira mu mazi turoga nk'amasaha 2. Nyuma yo koga njye nahise nambara ikabutura na sengeri nari mfite. Ubwo Eva nawe igikapu twari twitwaje gishyira mu mugongo. Mu guhindukira mpita nkubitana amaso na Muzehe boss agaramye nyine kuri bwa butanda buba ku maplage, iruhande rwe hari icyuki. Nyimubona rero nigira nkaho namose, gusa nakunze ukuntu yanyeretse ko we anzi kandi azi ibyo ari gukora. Ubwo yahitaga amamagara ati Jimmy, ndamwegera ndamusuhuza, arangije ati Jimmy, no hanze mu kazi se nuko utinya abantu? Nabonaga atari we nyine. Ubwo njye nahise mubwira nabonaga atari wowe tu. Brenda we yakomeje kwigira nkaho tutaziranye. Nanjye ndamukundira niganiriza Muzehe.
buriya hari ikintu nyine abakobwa batajya batekerezaho cyane. Usohokana n'umuzehe igihe ushoka dade nyine utinde kukirya yacyo. Sinzi niba wowe ukeka ko umurusha ubwenge. Abo basaza baba barya ubuzima barya ku mbuto z'ibyo bavunikiye mu minsi yo kubaho kwabo. Sinzi ukuntu rero wambwira ko wamurushije ubwenge ugatuma umusaza wenda ufite amamiliyoni menshi kuri konte ze ngo ni uko akuguriye iPhone 500,000 cyangwa se ngo ni uko yasohokanye muri hoteli irenze. Njye uko mbibona aba yakwifashishije nk'igikoresho kugira ngo agere ku byishimo akeneye. Niyo rero ingaruka zije ni abakobwa bigiraho ingaruka cyane iyo bitavuyemo kurwara ibirwara utazi byica future yawe mu bundi buryo utazi nyine. Nkeka ko ari niyo mpamvu uyu muzehe nabonaga ntacyo bimubwiye, uretse ko nyine nabo bituma tububahuka kandi twabubahaga. Ndavuga abo bazehe nyine, reka twikomereze. Gusa no kubagira inama nyine aba ari ngombwa. Navuye aho ngaho rero muzehe ambwiye ko azava Gisenyi amaze kuwunyuraho akambwira muri make akazi kanjye n'ukuntu nzakora, nkakorana nabo bashinwa bari barimo bashakisha uwo munara. Njye na Eva rero twakomeje tamutamu. Njye na Eva dufata kamwe bwije turataha. Nari mfite gahunda yo gufata lodge ariko Eva ambwira ko byaba ari gusesagura amafaranga ko nasa tukaba tubanye muri getiyo ya shambure 2 na salo, ubundi aya mafaranga tukareba ikindi yakora. Umunsi wakurikiyeho nazindukiye mu kazi. Birumvikana nari mfite ubwoba bw'akazi nari ngiye gukora bwa mbere, gusa ni kariya yanjye nagombaga kubaka. Nari nkeneye experience mu bintu byose bijyanye n'ubwubatsi nk'uko nari narabivuganyeho na muzehe. Twahuriye kuri site anyuriramo muri make akazi kanjye, arangije yigarukira nta kibazo. Ikibazo nagombaga kujya nkora rero, nagombaga kujya njya hasi nkareba uko imirimo iri gukorwa, ubundi ngakurikiza information zavuye muri site investigation, nkabwira aba engineer barimo bashakisha umunara ibyo bagomba guhindura cyangwa se bikenewe ngo bakore indi mirimo iri imbere. Ubundi ngakora raporo nagombaga kujya nereka abakiriya bacu, nyine akarere, kuko niko twari dufitanye kontara. Natangiye akazi kanjye neza nk'uko nari narabisengeye. Communication yanjye n'abashinwa igenda neza. Brenda nawe guhera ubwo kuri uwo munsi yatangiye kujya amamagara ariko simufate. Numvaga nta kintu navugana nawe. Mwumviye icyumweru gishize rero nasekejwe na message yanyandikiye igira iti, aha Jimmy, nakugize iki gituma udafata phone yanjye? Niba ari biriya wabonye rwose uriya munsi ni ukuri, uko wafashe ibintu siko byari biri. Nyimara gusoma iyi message narasetse mu mutima, ni kuki ubundi yumva ko ari byo bituma namufata? Ko nta n'ikintu napangaga nawe, ubundi nihe mpamvu abitekerezaho? N'ubundi kuva namwaka namba se niya nigeze muhamagara, niwe wamamagaye nka rimwe, ubundi ninamwitabe. Nanze gukomeza kubitekerezaho rero ndamusubiza ni akazi kenshi tu, gusa ariko nta n'ikintu twigeze dupanga cyari gutuma mbigiraho ikibazo. Ahita amamagara tuganira utuntu duke. Abonye ndi kumusubiza nka bimwe abakobwa bakora badashaka kuganiriza, aransezerera kupa. Nakomeje akazi kanjye. Nyuma y'ikindi cyumweru Orunera nawe asa kumamagara ambwira ko aje ku Gisenyi kureba uko akazi ndi gukora kagenda. Nagiye kumufata nyine. Uwo munsi byari Friday. Kuri ya hoteli twasohokiyemo tukirangiza kaminuza, yari yaje nyine muri Lava 4 yari afite. Mageze duhurira ku muryango asa n'unegereje, ansaba ko namutwara nkamugeza ku kazi ko we imihanda y'Gisenyi atayizi. Ko tugenda nyine anonganya maze impamvu namwitaho ngo nta no kumuhamagara na rimwe ngo mubaze uko amerewe. Nemeye amakosa, nemera ko ndi umwana mubi ariko uko bitazongera. Tugeze ku kazi yirirwa umunsi wese areba uko nkora, akankonsirita amaraporo nagiye nkora nyine yose. Nimugoroba turi gutaha rero ambwira ko ndi kubikora beta cyane. Tugeze kuri hoteli maze guparika imodoka nsohoka nk'umuntu ugiye gusezera. Abarambwira ati, Jimmy, ntumbwire ko ushaka kugenda, namaze kwishyura ibyumba 2 hano nyine, nkeneye umuntu uza kumba hafi ahantu, sinahamara iminsi 3 njyenyine. Nanjye ni nta kibazo wagakwiye kugira, ariko buri gitondo nzajya nza kugufata amasaha make uzajya umara hano, uzajya uri wenyine ariko ni make.
Ornella yitse umutima ati niba ufite indi gahunda rwose urakora hariya uba nta kibazo, ariko ihangane nyine uri hano nk'amasaha 3 ubanze umenyereze nyine, gusa hari n'ibintu bikomeye nshaka ko tuganira. Nanjye ni oya, nta gahunda ikomeye nagire yatuma naganira nawe, ibyo bintu rwose bikomeye nta kibazo bosi, akazi mwamaye rwose niko kiri imbere y'ibindi. Ornella araseka ati si akazi Jimmy, ni ibindi. Ubwo ndamana mwegereye twinjira muri hoteli, anjyana muri chambre nyine ahindura itwe yari guhindura. Dusohotse abarambwiye ati ngiye rero kubabwira icyumba nari nagusabiye bagitange, urakomeza kuba n'ubundi aho wabaga se. Nanjye ni oya, ntabwo nabona amahirwe yo kuba hafi iminsi 3 yose nkuri hafi ngo nkoreho n'isaha imwe. Ornella abarasetsa arambwira ati deti mind. Nanjye nereka rero tujyane aho nabaga gira nanjye utuntu mfata. Abarekeje turasohoka tugenda tuganira, twinjira mu modoka ndamutwara no mu kavumo twabagamo. Tuhageze dusangayo Eva tutarasitore nyine twibagirwa no gutaha. Eva yarimo adutera brags. Ornella yaje rero kubyibuka ko tugomba gutaha. Eva aza kuduherekeza tujyana kuri restaurant turarya. Nyuma y'iminota 30 tuba turatandukanye. Eva arataha natwe turataha. Tugeze kuri hoteli Ornella aba ambwiye ko yumva atarajya muri mood yo kuryama, ko twajya mu kabari tugafata rimwe tukabona kujya mu byumba byacu. Twageze mu kabari rero k'iyo hoteli harimo bya bisope namwe muzi. Tumaze kwicara kuri table yaka Guinness nanjye naka Mitsingi. Tugezemo hagati mba namubwiye nti uzi ko nzi kuririmba. Ornella ati reka n'icyo kijwi cyawe se. Nanjye ni hari indirimbo rero nakwandikiye maze nshaka kuzakuririmbira. Ornella aseka ati reka njye kukwakira umwanya rero y'indirimbire, nshaka kuyumva uyu munsi. Nanjye ni nshaka kuyikuririmbira uyu munsi rero iyo iriho reka banze irangire ndahita njya kwakira umwanya nyikuririmbire. Ubwo band ari imbere rero ari muririmba indirimbo ya Passenger bita Let's Hago. Bageze ku gitero cya nyuma bandahagurutse. Ornella wageze ngo ndi kubraga abarikanze. Ngeze imbere rero mvugana na DJ musaba umwanya abaranyemereye. Indirimbo ikirangira mpita njya imbere mfata mikoro nti ladies and gentlemen, mwafashe umwanya wanyu mukazana kugira ngo mugire icyo mufata. Munyihanganire kuba mbarugoye gato, ndabizi ko ibyo ngiye kubabwira bitari mu byabasanye gusa no mwanya muto kandi nkeneye ubufasha bwanyu. Aha turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane imbere n'inyuma, umukobwa nyine uzi gufata icyemezo, umukobwa w'umukozi ufite igikundiro buri wese yakwifuza kandi yakifuza no gusohokana nawe. Aya mahirwe rero ni ngewe nagize kandi ni boss wanjye. Bamwe batangira guseka abandi batangira kundeba, ndakomeza ikinzanye hano rero zo kubabwira ibyiza muze kuko mbivuze mwazataha ejo, ahubwo ikinzanye ni ukubasaba ko mwamfasha tukamwifuriza umunsi mwiza, umunsi yavutseho. Isabukuru nziza rero karabo kiza Ornella, enjoy your day. Ubwo narangije kuvuga benshi batangiye kureba kuri table nayo nicayeho, abandi batangira kuririmba, nanjye mpita nangira ni happy birthday to you, happy birthday to you. Bande n'abari aho bose baramfasha turaririmba, tumuririmbira tumwifuriza isabukuru nziza. Nsubira kuri table rero birangiye nsanga ari kurira. Nanjye mu mutima ni I made it. Ubwo nanjye namugezeho mufata mu biganza mureba mu maso, mufasha guhanagura amarira. Abarambwiye ati Jimmy ukoze ibiki? Nanjye ni hari ikibi nkoze se? Ornella ati sinibukaga ko uyu munsi ari anniversary yanjye, gusa urakoze cyane, utumye nongera kwishima ku munsi navutseho. Harashije imyaka 2 yose nibuka ko anniversary zibaho, biheruka ndi ku ishuri hanze. Nanjye ushatse kuvuga ko wa mufiance wawe se taraguha n'akagift na rimwe ku munsi wawe nk'uyu? Ornella ati Jimmy ibyo bireke, hari ibiganiro mbona ashaka ko tuganiraho, gusa sinzi niba azi n'igihe navukiyeho. Ni umuntu nyine uhora mu kazi nta mwanya ajyamo, tuba turi kumwe nyine, ni ibintu by'ibihango bya famiye nyine tu biba bera aho ngaho, gusa nyine ntabwo kiba bimfasheho. Ibyo nkubwiye rero birahagije, nizere ko nta kindi uza kumumbazaho. Nanjye ni okay,
ariko nawe ufite amakosa. Iyo ubikora nyine rimwe nubwo nyine uba utamutungura ukagira nk'akantu gato nyine umuha kuye nkeka ko yari kubiha agaciro, nawe akaba ahita aca mu ijambo ati Jimmy nakubwiye ngo iki kiganiro tukireke, njye nawe rero buriya twese turi kimwe. Anyway thanks cyane rero, uyu munsi uri mu minsi nazibagirwa mu buzima, nta kintu ari kurenzaho kuko yari ahinduye sije nyine. Twarakomeje turaganira bisanzwe, bazana ikindi cyo kunywa, dusoje tujya kuryama mu byumba byacu nyine bitandukanye. Byama mbizi ko nkoze akantu nyine gato, ariko nkurikije uko nayo nabibonye we yari yabifashe nk'ibintu bikomeye. Nibyo rero bajya bavuga ngo iyo utitaye ku tuntu duto duto dushimisha hakagira ubikora birangira bamugutwaye umukunzi wawe. Ikindi ngo ikosa rikomeye umugabo atagomba gukora ni ugutuma umugore we hagira undi mugabo umushimisha. Maze kwinjira uburiri rero ndabyibuka ibyo narose neza, nubwo nabyutse nibagiwe inzozi. Nabyukanye rero akanyamuneza, hari muri weekend samedi, abadive twakirijwe rero nidukora. Nanjye ku kazi bari babizi nubwo nasomagaho gake, ntabwo nigeze rero njya mu kazi. Narajya dushe cyangwa ngo ngire ikindi nkora, nambaye ikabutura n'isengeri mpita ninjira mu cyumba cya Ornella nanakomanze kuko nasanze gifunguye, nungurwa no gusanga yicaye ari kurira. Mpita mwegera mufata ku rutugu mba namubajije ni ubaki Ornella ati Jimmy sinzi niba ibyo nkose rwose nazabyicuza. Mpita mubwira Ornella gusa sangiza nk'inshuti yawe ikibazo ufite birakuruhura umutima, ushobora nyine gusanga hari n'inama yagufasha nshobora kukugira. Ornella ati Jimmy I can't breathe, maze ku breaking up na sheri wanjye. Nanjye aguhoye iki se sha sheri? Ornella ati byose nyine ninjye ubiteye, akira phone yanjye nyine urebe chat twacase nimugoroba, ijoro ryose nari nasinziriye. Ubwo mfata phone ye nsoma izo message, yaragiraga ati yo nahingukiyeho, sheri uri he? Yamusubije agira ati nagiye Igisenyi mu kazi. Nawe ati wasanze wa mutipe musigaye muhararanye wambwiye mukorana? Ahita amusubiza ati ariko sheri sinakubwiye ko ari inshuti bisanzwe, nagiye mu kazi nyine noherejweyo na papa. Ubwo sheri wahise amusubiza umva Ornella don't fool me, ntabwo ndi umwana wo kubeshya uko wishakiye, mfite amakuru ko mwakundanyeho kandi kuva yagera muri kampani ya papa wawe bagiye bambwira ko mwajyaga musohokana. Ubwo Ornella yahise amusubiza ati Bruno aho kugira ngo dukomeze kujya dupfa ubusa buri munsi dushwana ku bintu bitari byo nk'abiga gukundana, reka tubivemo ushaka undi uriroyo mu buryo wumva wishimiye, niba imbere yawe gusohokana n'inshuti ari icyaha. Ubwo yahise amusubiza ati Ornella musore kabisa, sinzi impamvu biba bikurakaje kandi ari urukundo, sinzi impamvu rwose utayibona. Ubwo Ornella yahise amusubiza ati Bruno I'm fed up, ariko n'ubundi wari warabuze aho wahera ngo birangire. Ubwo nyuma y'imita 30 ndetse n'isaha ibiciyeho, ubwo yahise mwandikira uwo muhungu bakundanaga ati wanze kunsubiza kubera uwo mutipe muri kumwe, umutipe udafite uko ameze uri gutangira kubaka ahazaza w'umuhehesi w'umugurudidiga utazagira ikintu akugezaho, atumye udaha agaciro ibintu twubatse kuva tukiri abana. Ubwo nkimara kwasoma numvishe ako kajama mwanze koko, tubiza Ornella phone ye, iyo niyo message ya nyuma yarimo. Ndamubwira Ornella amusore kabisa, niba ari njye utumye ushwana n'uwo mutima wawe ukunda iyo mbimenya. Ornella ahita anca mu ijambo ati bimenya se wari gukora iki? Jimmy reka kuvuga utyo kuko n'ubundi nta ruhare wabigizemo, nanjye ni gusa n'ubundi Ornella si ukugufatirana mu bibazo ukirimo. Ukuri njye nuko ngukunda, uri umukobwa nyine umutima wanjye wahoze wifuza kuba narambana nawe, gusa nyine nk'uko Bruno wawe yabivuze njye nta kintu mfite, ndacyarwana no kubakwa ahazaza hanjye, ntacyo nazakugezaho, yewe nta nubwo ngukwire rwose. Byabyiza rero mukomezanye, niba hari n'udufiringi wari umufitiye nyine ukareba uko udukomeza. Njye sinshobora rero we nanjye ni gusa n'ubundi Ornella si ukugufatirana mu bibazo urimo, ukuri nuko ngukunda, uri umukobwa nyine mwiza, umutima wanjye wahoze wifuza kuba narambana nawe, gusa nk'uko Bruno wawe yabivuze njye nta kintu mfite,
ndacyarwana no kubaka ahazaza hanjye, ntacyo nazakugezaho, yewe nta nubwo rwose ngo ukwiriye. Byaba byiza rero mukomezanye, niba hari n'udufiringi wari umfitiye ukareba uko utwikuramo. Njye bishobora wenda no kugira ingaruka, papa wa wenda akananyirukana ku kazi kubera ko numye wica nyine igihanga imiryango yanyu wagiranye kandi nta handi najya. Leta ambwira ati Jimmy urankunda mu by'ukuri? Nanjye yes I do, ariko nyine ubwo Ornella ahita ambwira ati iki ni cyo nashaka kumva Jimmy, uriya munsi duhura ukambwira utubazo twawe, buriya numvaga nyine ari impuhwe buri wese yagira umuntu bigeze gukundanaho. Gusa nyine uko iminsi yagiye yicuma nagiye nibuka ibihe bito byiza twagiranye nkabifata nk'ibisanzwe. Gusa nijoro niho namenye ko nigeze mpagarika kugukunda. Buriya rwose nibazaga iyo tuba tugikundana ukuntu biba bigeze ahantu heza. Ntabwo dushobora rero kwikuramo ko dukundana, ahubwo Jimmy mfasha nyine turwane uru rugamba ruto. Ndabizi papa we ni umuntu wumvikana ntacyo azabikoraho, nanjye ndagusezeranya nyine ko nzakuba iruhande iteka. Inzira nyine tugiye gutangira ntuzatsikira mare. I love you Orne. Uyu ni wo munsi rero natangiye kwiyumvamo urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya. Numvaga nyine niteguye kurwana n'ikintu cyose kizatwitambika imbere. Ornella ati I love you more my Jimmy. Gusa hari n'ikindi kintu utaramenya Jimmy, nanjye ni ikihese. Abarebye muri fone ye abanyeretse ifoto y'akana k'agakobwa kari mu kigero cy'imyaka 3. Mba ndamubwiye mbega umwana mwiza murasa, ariko nyine ndi kwibaza niba muzehe na mama wawe bakibyara. Ornella yitse umutima ati Jimmy uyu mwana ni uwanjye. Nanjye ni ngo Ornella ati uyu mwana ni uwanjye nawe. Njyewe ni njyewe Jimmy se? Gusa ubwo ku ifoto nari nangiye kubona ahantu dusa, ariko nyine narabasha kubisesengura neza. Ornella ahita ambwira ati Jimmy uyu ni umugisha wavuye mu minsi mike twamaze hano muri iyi hoteli mu myaka ine ishize. Ndakeka ariyo ndatekereza rero mpamvu yarakinkunda. Nibyo nahise nibaza muri njye, mpita mubwirane akenti brief ko maze imyaka 3 yose mfite umwana nkaba nari mbizi. Ayo niyo magambo yamvuyemo naze nuko yaje. Nyuma yo kumbwira iby'uwo mwana rero nawe barambwiye ati Jimmy amusuri ni ukuri, bamuciye mu ijambo ntihagire ikindi wongeraho. Ndabyumva nyine ukuntu wari umerewe, wari uzi ko wenda nkundana na Jessica, watekereje ko buriya wenda namwemera. Gusa sinakwana nga umwana wanjye nubwo naba nkundana na Jessica urukundo rumeze rute, ntabwo byatuma nanga imfura yanjye. Ornella ati sinibyo gusa, nakubwiye ko kuva umunsi dutandukana natangiye kwicuza ibyo nakoze. Numvaga nyine nakoze ikosa rikomeye ryo kwishiramo ko ngukunda, ari nabyo byatumye nyine nongera kukuvugisha. Gusa maze kumenya ko nwite natekereje kubikubwira buri buryo rero mbikoramo. Mama wamfashije rero kubyumvisha papa kuko sinari kubona aho mbihera mbimubwira, ahita ansaba ko namusanga muri South Africa. Nyuma rero yo kubyara niho nahise njya kwiga masters. Nagiye South Africa nyine narabona uburyo navugana. Namusanze South Africa rero nyuma yo kubyara niho nahise njya kwiga masters. Nagiye South Africa nyine narabona uburyo navugana nawe ngo umenye basi ko ufite umwana. Ni uburyo rero bwabuze, gusa icyemezo nari nagifashe. Ndamubwira numbwira ko umwana wanjye ari South Africa. Numva nyine nkeneye kumubona aka kanya, ndashaka kumufata mu maboko yanjye. Sheri nawe ati oya turabana mu rugo, uzamubona akazi nikarangira. Abwo yabimbwiye arimo araseka. Nanjye ntibishoboka, poroje irangiye koko? Birumvikana ari mfite amatsiko, numvaga nshaka kukareba koko ngo ndebe urukundo rwacu. Ni ibintu buri mubyeyi nyine yakwifuje guha umwana we. Kuva uwo munsi rero njye na Ornella dutangira urukundo rutagira uburyarya. Iyo weekend yo muri hoteli rero yubatse byinshi hagati yanjye nawe, ku buryo uwari kumbaza ikintu cyiza ku isi nari kumusubiza urukundo. Yambaza ubusobanuro bw'urukundo nkamusubiza Ornella. Ornella rero twari turimo urukundo twarimo nirwo rero ubusobanuro bw'ukuri bw'urukundo. Niba utaranaryoherwa n'urukundo ni uko utarakunda umuntu byimaze ngo nawe ugire amahirwe agukunde nk'uko nawe umukunda n'umutima we wose. Gusa sinarenganya bavuga ko nta rukundo rubaho. Nanjye Jessica nkatira ku kibuga cy'indege kubinyemeza byari ibintu bigoranye. Wenda n'abakobwa twahuye imbere yaho nuko bavugaga. Gusa nyine
umuntu nakwanga ntibizakubabaze cyane kuko hari igihe aba aguhaye amahirwe yo guhura n'undi mwiza kurushaho, nubwo nirengagije ko nyine hari abahura n'ababi kumurenzaho, ariko nanone uba ugana kuri destiny yawe. Bijya biguha amasomo rero kuko byanga byakunda uba uzabona uri perfect imbere yawe, uzagukunda mu buryo wifuza, uzagutetesha akakwibagiza ibihe bibi wagize. Narondogoye rero nababwira story nyine twarimo. Iyo weekend twasharinze ibihe byiza cyane, kisisi turakina twogera hamwe nyine, determined nyine ubwo mugiye kwiyongereraho ibyo navuze. Rendi rero yakurikiyeho tujyana mu kazi nkamufataga nka boss wanjye nyine, nkamuha respect akwiye, hanze yako nyine tugakina nk'abakundana. Uwo munsi urangiye ahita atahana n'imodoka i Kigali, birumvikana twese nawifuzaga ko twatandukana. Icyumweru kiba kirihiritse, Friday nanjye mpita manuka i Kigali. Amatsiko nari mfite ntiyari kwemera ko hari ikindi gishira nahuye n'umukobwa wanjye. Nari mfite nyine umunsi umwe wo kuruhuka, nagombaga kuwubyaza umusaruro, birumvikana. Naraye ma update rero ba David baha event zo ku Gisenyi. Umunsi wakurikiyeho ari nawo Summit, nabyutse mu masaa 4 ndoga nditunganya mpita njya kwa Ornella. Kubw'amahirwe namusanzeyo wenyine, amaze kuntuza nta kintu ari kumubaza kitari ukunyereka nyine imfura yanjye. Gakobwa keza rero yari yarise Jimineza Era. Sinatekerezaga ko yaba yaragahaye izina ryanjye, nubwo nyine wenda atagahaye ry'umuryango, gusa ntekereza ko ari uko ryari rirerire cyane kandi bikaba bitanakigezweho. Abaragahamagaye rero kaza kunsuhuza akishimye. Amaraso si ikintu, niwe mwana wa mbere nari nshoboye kugirana nawe urugwiro, yewe yanga no kumvaho. Ornella rero amaze kumbwira ko ndi papa we, yahoraga amubaza, abazanye ibyo kurya turasangira nka famiye. Ubwo nari ndi gutekereza umunsi tuzaba turi mu rwacu tukabana byemewe n'amategeko, nkumva ni ibintu byaba nk'ejo bukurikiyeho. Nyuma rero yo kurya mpita mbwira Ornella ko nifuza kubasohokana bombi. Nyamara kubimubwira ahita yitunganya, ahindura imyenda na makiyaje turasohoka. Ubwo nari ngiteruye nyine my Ella, ndahagarara gatoya, bambwiye Ella nti urabona ukuntu mfite umugore mwiza, ninjye munyamahirwe nyine wa mbere ku isi. Ella abarasize ati sinzi niba yari yanabyumvishe icyo navuze, gusa nabivugaga nyine ngira ngo mama we abyumve. Ubwo yarabyumvishe nyine nawe ahita aseka ati Ella uri umunyamahirwe ko ufite ababyeyi nyine bakundana by'ukuri, promise me honey. Nanjye ni what again. Ornella ati kutazigira umbabariza umutima, nanjye ntisinzigira nkora iryo kosa na rimwe rwose, nzi ko byambabariza mama y'imfura yanjye. Tuba twinjiye mu modoka rero, Ornella aradutwara nyuma yo kunsezera no kunserereza ngo iyo nza kuba mfite perime aba ari njye ubatwaye nk'umuntu w'umugabo. Aho twasohokereho twamaze nk'amasaha 3 tuganira dusangira nyine, byari ibihe byiza cyane. Gusa ngira umwaku nza kubihirwa ni Jessica wamamagaye Ornella ufite telefoni yanjye. Ubwo yaragiye kudufotora njye na Ella, anegeka kumwitaba asa n'uwikanze, ibintu ntari gukora iyo nza kuba ndi jyenyine. Nanjye rero nkirira with speaker, Jessica atangira nawe kumbaza ubusa, arikaruma ngo sinjya muhamagara, ngo niyo mpamvu amamagaye, kandi ngo niyo mama ahamagaye ngo mfata fone gake nyine gashoboka. Nanjye mubwira ko mba nifitiye umwanya muto. Arongera ati ariko iyo abantu batandukanye bisobanuye kwangana, nanjye ubwo nanjye nekereza ibyo ngiye kumusubiza. Ornella amaze kumva ibyo biganiro ansaba ko najya mwitaba ngo yizere ko nta kindi napanga nawe nyuma y'ukuntu yansebeje. Arangiza ansaba rero kumusezeranya nanone ko nazamuhemukira. Nyibaza impamvu yarambashije kandi nari maze kubimubwira ko anyizera. Nubwo iyo fone yishe mudi yacu rero twarimo, ariko twarakomeje turaganira. Saa 2 zigeze ndabaherekeza mbageza mu rugo, nanjye mbona gutaha. Umunsi wakurikiye rero nasubiye Gisenyi nkomeza akazi kanjye. Urukundo rwanjye na Ornella ariko rukura. Nta byumweru 2 byashiraga namanutse i Kigali. Iyo byabaga we rero yahitaga nsanga Gisenyi. Amaze nk'amezi narangiye
ako kazi kanjye kasaga n'akarangiye, bari bagiye muri finisaje bazana rero undi mu enjenyeri, nsubira i Kigali gukomeza nyine akazi kanjye bari bampinduriye, ariho natangiye rero guhurira n'ibibazo. Narambara n'icyumweru papa Orunera yantumyeho muri biro ye, ambwira ko yamenye ko nkundana n'umukobwa we, ansaba kwitonda. Bidatinze bamenyanye na ex wa fiance, ari we wari fiance wa Orunera nyine, antera ubwoba ko agiye kunyitaho akanyereka icyo ari cyo. Gusa nk'umuntu w'umugabo nyine numvaga niteguye guhangana nawe. Nyuma y'iminsi mike ubwo nari mvuye kuvugana na papa Orunera kuri projet narimo nkora, nkigera mu muhanda imodoka ibi mparitse imbere yanjye, havamo abatipe babiri b'ibisore. Ibyo bankwase rero nimubimbaza kuko naje kwisanga nkanguka ni mu cyumba cyanjye nyine nziritse amaboko n'amaguru. Ndagushimiye tubanye muri kino gice cya 4 cy'inkuru y'urukundo Orunera umukobwa wa boss. Ntibagirwe gukora subscribe nimutarayikora. Ese uri kwibaza uti Jimmy abantu mufasha bamujyanye hehe? Kugira ngo amasika azashire rero ntuzacike ku gice cya 5 wowe utarakora subscribe ntugibagirwe. Iyi ni Cedric Story TV, turabakunda cyane.